Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amasengesho yose ari muri Bibiliya, turebe icyo asobanuye, impamvu tugomba gusenga n'ukuntu Yesu yadutoje gusengamo neza. Intego y'iki kiganiro ni uko wumva aya masengesho ariko ntibigarukire aho, ukanayasobanukirwa kandi ukajya unayakoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Muri Bibiliya havuga ko gusenga atari ukuvuga amagambo gusa, ahubwo ari ukuganira n'Imana mu mutima wuzuye ukwemera. Ikindi batubwira uko Yesu yayoboye akanereka abigishwa be uko bakwiye kujya basenga, ababwira ko badakwiye kujya bavuga amagambo y'amayobera, ahubwo abigisha gusenga mu buryo bufite ubusobanuro kandi buterwa n'urukundo n'icyizere kuri Data wo mu ijuru. Tugomba kuzirikana kandi ko tugomba gusengera mu mitima yacu mbere y'ahandi runaka. Ikindi ntitugomba gusengera ibyifuzo byacu gusa, ahubwo tugomba gusengera ko umugambi w'Imana wuzuzwa mu buzima bwacu. Tugomba gusenga mu kuri no mu bwitonzi, ntitwakagombye kubivuga mu magambo gusa, ahubwo tugomba gusenga twumva icyo tuvuga kandi dufite ukwemera ko Imana izasubiza mu buryo bwiza. Muri Bibiliya kandi havuga ukuntu Yesu yigishije abigishwa be gusenga nk'uko byanditswe mu butumwa bwo muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza ku wa 13. Tugomba gutangira duhimbaza, tunaha icyubahiro Imana tuvuga duti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Tugakomeza tuvuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Tugakurikizaho gusaba ibintu by'ibanze dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuvuga duti: uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi nk'amazi, amafunguro n'ubuzima bwiza. Tugasaba imbabazi z'ibyaha byacu kandi tukanababarira abadukoshereje, kuko Imana ntishobora kukubabarira mu gihe nawe hari abo wanze kubabarira. Tugasoza dusaba Imana imbaraga zo kuba twahangana n'ibigeragezo n'ibibi duhura nabyo umunsi ku munsi. Amen. Rimwe na rimwe abantu baravuga ngo ndasenga ariko nta gihinduka. Ariko igikomeye si amagambo, ahubwo ni ukwizera no gushyira mu bikorwa amasengesho. Urugero hano twabaha, wenda tuvuge wifuza akazi ariko kwirirwa usenga bitandukanye no gukora ibikorwa byo gushaka akazi. Gusenga ni ukwemera ko Imana izagufasha gukora ibikwiye no gufata ibyemezo byiza. Ibi bituma dusobanukirwa ko gusenga ari ibikorwa by'umutima, atari ibikorwa by'amagambo gusa. Dusoza, nababwira ko gusenga ari umubano w'ukuri uba uri hagati y'umuntu n'Imana. Tugomba kujya dusenga twuzuye ukwemera, urukundo no guha Imana icyubahiro, kuko amasengesho ari amajwi y'umutima yuzuza ubuzima bwacu n'icyerekezo cyacu. Ikindi, ibyo uvuga byose mu masengesho jya ubishyira mu bikorwa. Nshimiye abantu bose bafashe umwanya wabo tukabana kugeza ku musozo, bibutsa gukora subscribe kuri iyi YouTube channel, mugatanga ibitekerezo byanyu muri comment, mugakanda like, mukanasharinga ku bantu bose, mukabaha ku ibanga ryabahindurira ubuzima bifashishije gusenga bayobowe n'umwuka w'Imana.